muganga nziza iki ko muganga neza neza agiye kuzanyikisha inzara ni ukuri mumbabarire ni ukuri ibiryo byarananiye neza neza ngiye gupfa mumfashe ni ukuri byarananiye ngiye kwicwa n'inzara muganga yasanze ndwaye igifaranga ati rero njya kurya imiceri ntabwo ari byiza akiva ku biryo none ni ukuri birananiye neza sinyibasha kurya ngo mbishobore wapi ni ukuri byarananiye muganga aherutse kugira urubuku arambwira ati rero Junior reka maze nkubwize ukuri uri kuba inzobe cyane ukaba muremure cyane ati ibintu byo kurya jya kuri regime ureke kurya ubanze usubire ku murongo namwe ati rwose muganga pe ngiye kubikurikiza none mumbabarire ni ukuri ubuse uko ndabigenzane nashizemo nanamye sinyibasha kurya biranga neza byanze pe mumfashe ni ukuri mumfashe basi murebe ukuntu mwaterateranya ni ukuri ese ubwo ngewe mubona kutarya koko byabashimisha mumfashe nanjye ndebe yuko nanjye narya koko nanjye nkaba umuntu pe sinyirya byarananiye ni ukuri byarananiye pe muga uri umugome ni ukuri birananiye ngiye kwicwa n'inzara sinyirya byarananiye neza pe muganga uyu muceri ngo ntukawurye nyamwati sawa ngatari ko kubita amezi 3 utarya ngati ibyo nzabyubahiriza ariko ni ukuri iki ni icyumweru cya kabiri narya none yanjye ni ukuri mumfashe ni ukuri kuko neza ndimbati ni papa wanjye twese duturuka mu muryango wo kwa Temarigwe ari ndimbati ni papa wanjye afite icyapfana na Temarigwe baravukana ariko njye sibwo ndiki nimba ndimbati ari papa akaba avuka kwa Temarigwe ubwo ngewe ubwo ndi mbabare nawe mumbwize ukuri koko nge sinyirya biranze pe nunshakira umuti ndapfuye inzara iranyishe pe ni ukuri mumfashe pe se koko mwana we Yesu adufashije mumfashe